banjye ubu ngubu no kubakubita bifite umwimerere kabisa gusa ubu ngubu nongeye nagarutse nigarukiro nongarutse ndi mutaraga ndi mushyashya umva nimwite ku byo murimo kumva inyuma niki andi majwi ari guturuka ku ruhande ibyo ntibyabura gusa ino video ngikoze n'umufite murandi motivated ngende ko ndi swaga noneho Jesus nanjye ni ibiki noneho ngende Silas Maker ni Silas Maker Entertainment kiri mushyashya kuri umibaca wa YouTube Silas Maker Entertainment kora subscribe no ufungura inzogero twiyongeho tujye kurebera hamwe ubusono bw'izina kagarara mu banyarwanda umunsi wa none ariko hagati ngo reka mbanze nsuhuze dareka mbanze nsuhuza abantu bose badukurikiye mbaha ikaze uyu munsi kagarara mu banyarwanda kagarara bisobanura iki turashize nageze mu byamamare ubundi mu Rwanda rw'uyu munsi kagarara ni izina cyangwa se akabyiniro kamaze kumenyekana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ko nta yindi nkuru iriho hari na channel nshyashya zafunguye uyu munsi kizivuga kuri kagarara kubera kagarara cyane cyane kubera umusore uzwi nka Aston Small uyu nguyu ukunze kwiyita cyangwa se kwitwa kagarara ubundi izina kagarara rituruka ubundi ryakomotse ni nk'uducana dushyashya natangiye kubona twatangiye dufunguye muri no minsi turi kurira hiti ku cyamamare kagarara mbaye mfite nk'ubushobozi wafunguye agacano wahita nkasiba uri kunderaho hiti wowe ntabwo ndi kagarara uri kurira hiti ku cyamamare mwavuga ko ntacyo azimara none afite icyo yimariye ariko reka twihanganisha abantu bose dukomerekeje sorry ntagatwiko nyine ntagatwiko ubwo nawe nyine ubumuririyeho n'ubu bafunguye agacano nyine mu mwanya we niba wagafunguye nyine bikaguhira courage reka twikomereze ubundi izina kagarara ryabaye kimenya bose kubera izi mpamvu eshatu ngiye kubwira nyamukuru zikurikira ubundi impamvu ya mbere kagarara impamvu izina kagarara ryamenyekanye ni amashusho ya komedi ndetse n'ibiganiro bisekeza cyangwa se kagarara ari mu busetsi impamvu ya kabiri yatumye iri zina kagarara rimenyekana imvugo ndetse n'imyitwarire byamugize ikimenya bose irya gatatu gukoreshwa nk'izina ry'ubusetsa cyangwa se ry'ibitwenge cyangwa se memes ndetse ibyo bigakoreshwa n'abantu bakoresha TikTok bakoresha Facebook ndetse banakoresha YouTube bikarenga bikajya no kuri Instagram no ku zindi mbuga zisoro ko byaragezeho bakoresha nka memes bakoresha imvugo zisetsa like mu kinyarwanda rero gisanzwe kagarara bishobora gusobanura guhagarara cyangwa se kutanyeganyega bitewe n'imiterere y'interuro ushaka gukoresha iryo zina kagarara ariko muri iki gihe iyo abantu bavuga kagarara hano dushaka kumva rero akenshi baba bavuga uwo muntu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga aho ku busobanuro bw'izina bwo bwaryo uyu munsi iyo tuvuze izina kagarara nta kindi kintu umuntu yumva ahita yumva Aston Small kubera ko murabizi urugendo Aston Small cyangwa se kagarara amaranyemo iminsi na Aston Hall w'umunyamerika byatumye nyine kagarara nawe yabaye inkuru nyine nkango niba iyo bagufunguye cano mushyashya muri no minsi ishize ushaka inkuru wahita gukorera kuri Aston Small yamenyekanye cyane yitwa kagarara ndetse n'icyo cyatumye iri zina rikwira hose muri ino minsi ishize umunsi none rero icyo nakwibwirira inshuti yanjye njye ni Silas Maker tugira umwanya kugeza gusonoga amazina gusa iyo twageze mu byamamare tatwika tukimanukira hariho umuntu wambwiye ngo ninda mu magambo ariko just nta kibazo nta kibazo ibyo nabyo bari ngombwa ariko ibyamamare twabigezemo gusa akora subscribe ku mubiri wacu ari tuguhe n'izindi nkuru nyinshi cyane z'ubwenge kandi tunasuhuza uyu munsi abantu bose bafite izina twakoragaho maybe ariko kuba mu Rwanda ari umwe witwa kagarara wenyine kagarara n'umwe kabisa kagarara n'umwe Aston Small n'umwe gusa nawe dusuhuza kagarara ndagusuhuje aho uri ugire ibihe byiza ishya n'ihirwe ndetse n'amahoro y'Imana bibane nawe nubwo nzi neza ko I'm not sure that niba umeze neza gusa ndakwifuriza kugubwa neza uyu munsi uhahe uronke nk'uko indi minsi umaze iminsi uhaha ukaronka
bikakugendekera neza umunsi kubera ubitangaza, nuko n'abandi bose tuba twabasobanura amazina yabo tugeza kubifuriza imigisha y'Imana. Twate kumwe muri kiganiro nitwa Silas Mbeka, ndabashimiye. Ndasoza ikiganiro mvuga ngo niba ukiri mushyashya kuri subscribe utwiyungeho, kandi utibagirwa no gusangiza inshuti zawe unakunda video cyangwa se ukanda kuri like ku kintu kimeze nk'ikiganza kireba hejuru. Tunagusaba kugira ngo weho ubwawe niba ufite izina wumva ko twagusobanura ry'icyamurike cyangwa se iryawe, watwandikira muri comment nkuko bisanzwe katubwira tukazaguheraho ubutaha. Ibiganiro byacu rero n'inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.